Airtel ndabizi ko iki kibazo wigize guhura nacyo cyangwa se ukaba uzahura nacyo ariko ukabura umuntu wabigufashamo. Iyi video nyikoreye abantu batunze ama Airtel Imagine. Uyu munsi ngiye kukwereka ibintu by'ingenzi uzakenera cyangwa se byegeze bikubaho ukabura uburyo wabyikemurira kuri izi Airtel. Iyi ni Airtel LMO. Hari ukuntu icyambere hari ukuntu telefone ya Airtel yaka ikagumamo ijambo Airtel Imagine ntirangire. Ikindi cya kabiri hari ukuntu baribagiwe password yayo utayizi. Ibyo bintu bibiri tugiye kureba uburyo waforomata phone cyangwa se wakora hard reset hanyuma ukaba wakuramo na FRP bypass kuri izi Airtel Imagine. Ni ukuvuga ngo urafata telefone yawe ubanze uyizimye, urabona ko izimije, hanyuma urakanda iri tushe iri, hanyuma uhita ukanda n'iri utegereza akanya gato. Iyi video nyabone ndabizi ko ari ingenzi kuri wowe kuko uzayikenera. Urategereza akanya gato ugifasha aya matushe. Nkwibutsa kubanza gukanda subscribe kuri channel yacu RNTech. Ikimara kwaka izana mu logo ya Airtel urahita urekura iryatsa usigarane iri ngiri. Tegerezaho barahita kuzanira option imeze gutya. Ndashaka mbakorere video abantu bibazaga ibibazo kuri izi Airtel. Ukurikirane video wirunde gutarutsa kugira ngo hatagira akantu kagucika cyangwa se ukabikora nabi. Bakikuzana option imeze atya urakanda hano gutya kuri tushe rimanura volume, uraza hano handitse ngo wipe data factor reset. Wituza hano hasi ukande ngo factor data reset. Kwemeza ni kuri iri tushe ryatsa. Nuvuga ngo iyo ushaka guselectinga ukoresha aya matushe yongera volume nagabanya. Kwemeza ni iri ryatsa. Kimara gukanda hariya kuri iri tushe ryatsa urategereza barahita bakora formatting data. Nyabo ni video ndabizi ko uzayikenera. Shaka ahantu savinga ikindi sharing bagenzi bawe. Mujye mwibuka kwandika muri comment ibibazo by'amatelefone mufite kugira ngo tubakorere video. Urahita uza kuri iri tushe ryatsa urikoreho kandi nyine biraba biri hano kuri reboot system now, urahakanda utegereze. Nkwibutsa ushaka gukoresha telefone gusimbuza screen zamenetse n'ibindi bibazo byose by'amatelefone ushobora kutwandikira muri message muri comment tukaguhereza nimero yacu ya WhatsApp. Urabona ko telefone wategereza yake, bitwara akanya gatoya. Urabona ko ise yaka kuri ba bantu phone yaka ntirangira ikagumamo iri jambo rya Airtel, ihita yaka vuba cyane. Ariko hari ikintu ugomba kwitondera. Ni ukuvuga ngo mu gukora biriya ibintu byari biriho biragenda, amafoto, amavideo byose n'ibiki. Ni ukuvuga ngo biriya ni nko kuyiforomata cyangwa se kuyirebootinga, kimwe muri ibyo. Urategerezaho telefone yake, fata akanya gatoya, nyabune subscribe ugafungura inzogera. Uburyo ubikoramo ukandika kuri iryo jambo riri hasi ryanditseho subscribe, hanyuma ukongera ukarekora bwa kabiri ugahita uhitamo aho hambere bakwereka ngo all. Ubwo ufunguye inzogera kugira ngo tujya dushyiraho video uhita uyibona mu ba mbere. Nicyo biba bivuze. Urategereza akanya gato, tayari telefone yacu ikabimaze kwaka. Urabona ko baba bakubwira gukora setup bundi bushya. First ikintu ugomba kubanza gukora, ngiye kubanza kwereka abantu telefone zabo zakaga zikagwamo muri ya jambo bamaze kwiforomata uburyo wakora setup. Hanyuma iyi video ngiye guheraho gutya ni y'abantu bazi password yari iri muri telefone cyangwa se email yari iri muri telefone. Nibwo buryo wakoramo setup. Hanyuma ndahita nkomerezaho no ku bantu batazi password, nko mu gihe wayibagiwe ukabikora gutyo ukayiforomata cyangwa se utazi email yari iri muri iyo telefone, ndahita mbereka uburyo wabigenzamo. Twagiye ku bantu bari bazi password, uraza uhitemo ururimi United States niyo tugiye gukoresha, uhita uza kandi next. Tegereze bibaye byiza uri mu Rwanda uraza ukareba igihugu cy'u Rwanda, select our country, urahita uza urebe u Rwanda cyangwa se ukanda haranditse ada, ariko ibyiza uhitamo u Rwanda.
ugahita uza ugakanda next nanone, ugahita ukanda hano handitse ngo Skype, bahita bakuzanira uburyo bwa interineti cyangwa se interineti, urategerezaho. Hanyuma hano bakuzanira wifi, iyo harimo simukadi uhita ukoresha simukadi cyangwa se wifi. Reka dukoreshe wifi twebwe. So wihuse cyane hano bahita bakwereka interineti ufite cyangwa se wifi bari kukwereka wakoresha. Urahita uza uhitemo wifi, reka dukoreshe iyi ngiyi twebwe, ushyiremo password yayo. So ukimara gushyiramo password ya wifi urahita uza ukanda hano handitse ngo connect. Ugikanda connect urahita utegerezaho akanya gato cyane, utegerezaho akanya gatoya cyane banze iyi connect neza. Urabona ko iri kwikonekita. So hanyuma urabona ko hari hejuru ihise ijyaho, hari hejuru wifi ihise ijyaho, ndabona interinete. Okay, hano byarangiye. Urahita ukanda hano handitse next, hano kuri next uhita ukanda hano handitse ngo I have read and agree to the above terms. Ni ukuvuga ngo ukwemera ko wasomye amategeko n'amabwiriza, ukaba wemeye gukomeza cyangwa se ukaba wemeye amategeko n'amabwiriza. Uhita ukanda hano handitse next. So ugikanda next bakuzanira option imeze gutya, ugahita ukanda hano handitse ngo don't copy ahangaha, then ugategerezaho akanya gato. Hanyuma bahita bakuzanira iyi option. Mu gihe uzi password rero niho uhita uyishyira noneho muri telefone ugasohoza gukora setup. Hanyuma iyo ushyizemo password wari uyizi, ubwo ni ku bantu phone yakaga ikaguma muri jambo rya Airtel. Ukigera hano uhita ushyiramo password yari iri muri telefone, hanyuma ugahita ukomeza, biba bisa nkaho birangiye. So noneho ku bantu batayizi, ku bantu batazi password, namwe twagiye. Uburyo bwiza ubigenzamo n'ubu. Ndabizi ko uri bunshimira rwose. Umunsi ugiye kwereka uburyo wakoramo FRP bypass. Ubwo ni ku bantu ba foromase phone bakaba baribagiwe email cyangwa se password ya telefone, hakaba harimo kano gafunguzo ukaba utazi uburyo wabikora. Iyi ni LMO, igakorwa nka LXU, igakorwa nka LX, igakorwa nka LN, byose. So rero nkurikirana tugendane step by step. Urabona hano iyi video uyikurikirane wironde kugira ikintu utarutsa. Ntabatinde reka duhite dutangira. Uraza hano handitse English United States, uhitemo nyine ururimi. Hanyuma hano uraza select country, uraza uhitemo u Rwanda, bibaye byiza nyine uhitamo igihugu cy'ahantu uri. Nabone iyi video ku bantu bababeshyaga ngo FRP biki, urahita uza ukanda hano handitse Skype. Ngewe nje kubaha igisubizo cy'izi telefone. Hanyuma urahita uza uconnecte wifi cyangwa se ushyireho interinete, ikadushyireho wifi. Hanyuma numara kuyikonekta bikore witonze. Numara kuyikonekta ibaye connected, urahita uza hano, sorry urabitegerezaho gato. Urahita uza hano kuri aka kantu ka setting, ukadusubira inyuma. Urahita uza hano kuri setting, hanyuma numara kuhakora urahita uza hano handitse share. Ukanda hano handitse share, urahita uza ukanda hano handitse ngo nearby, urahita uza uhakore. Uhita uza ukanda hano handitse ngo turn on hasi, uhita uza ukanda hano handitse ngo need help sharing, uhakore ahangaha hasi. Uko ndi kubigenza nyabone abari kubikora. Ikindi wirunde gutarusa video, kuko iyo utarukije video hari ibintu byinshi bita bigucika. Urahita uza hanyuma uhita uza hano hasi, ureba hano handitse ngo interact with app and people around you, hasi urahabona. Hanyuma numara kuhakora urahita uza ureba hano handitse ngo check wifi all mobile connection, uhita uza ukanda hano handitse ngo mobile connection. Ukimara kuhakora urahita utegereza akanya gato, ugomba kuba ufite internet imeze neza. Tegereza akanya gato, uhita uza hano hasi urebe video baba bari kukwereka. Dore ngiyi uyikoreho rimwe, ukikoraho rimwe,
urategerezaho akanya, nyabona iyi video ije ari igisubizo. Uhita ukanda hano hejuru ngo how to check if your pixel, ibintu nk'ibyo, hanyuma urategereza bahita bakuzana hano, barakwereka ko bakujyanye muri YouTube, ariko urahita bakujyana muri Chrome. Ku bantu bagera hano rero bakababwira ngo update, ngo YouTube is not available, ngo within ngo 1 minute, ibintu nk'ibyo. Urazimya telefone, numara kuzimya phone mbereke n'uburyo bahita bayiributinga bivire mu nzira rimwe. Urazimya telefone, numara kuzimya phone urafata iri tushe iri igabanya volume n'iryatsa, urekereho ubifata. Urabanzira irigabanya volume ufate n'iryatsa, wamaze kuzimya phone nyine urekereho. Hanyuma nubona hajemo ijambo Airtel witurekura iryatsa, usigarane irigabanya volume. Ibi bintu ubikore neza uko ndi kubikubwira, ari nako baforomata telefone. Urafata irigabanya volume aba ari ryo urekeraho, hanyuma urategereza bazana akantu gasa nk'aho ari umukara, ahita bazanamo nyine ishusho isa nk'aho ari umukara. Utegereze mpaka baguhaye amagambo ngo reboot, ngo power off, ibintu nk'ibyo. Right, ureba ahantu handitse ngo factor data reset cyangwa se wipe data factor reset, ubwo kumanukura kandi tushe iri ngiri nyine, kumanukura jya ukandira itushe rigabanya cyangwa se rizamura volume, umanure kwemeza ni iri rizimya, uhitemo aho ngaho wipe data factor reset, uhakande, bahita bakubwira ngo cancel. Hanyuma nibamara kubwira cancel, hasi bahita bakubwira ngo factor data reset, uhita uhashyira wongere wemeze. Urategereza phone yake irangire. So reka duhita dukomeza. Urahita ukanda hano handitse ngo no thanks, urahita uza kuri ubudomo butatu hejuru mu nguni uhakore. Uhita uza hano handitse ngo settings. So iyi video nyabona yireba uyisoze kugira ngo usobanukirwe. Urahita uza hano handitse ngo safety check, handitse safety check. Uhita uza hano handitse ngo updates. Ukiyakora urahita bakubwira ngo open with Google Play Store and Palma Store. Urahita uhitamo Palma Store hasi, tukanda ngo just once. So iyi video ngiye nyikoze nkurikije uko abantu bagiye bababeshya ngo FRP kuri Airtel, imagine ibiki n'ibiki. Niba ufite Airtel nubwo utabikenera, none ndabizi ko ibi bintu uzabikenera. Urahita uza hano hejuru muri search, ahangaha hejuru wandikemo ijambo Palma Store, Palma gutya, Palma Store, dore ngiyi bayituzaniye. Nusanga iri update uyihorere tukanda open, nusanga itari update urahita uza ukore kuri iri jambo update, dore ngiyi iri hano. Urahita ukanda kuri update, utegereze iratangira kwidownloadinga. So mu gihe iri kwidownloadinga rero urategereza. Nyabone iyi video wirinde kuyitarutsa. Ndabizi ko ushobora kuyireba ukayitarutsa bitewe, ariko ndabizi ko ibintu uzabikenera. Fata iyi video uyisavinge. Ikindi mujye mwibuka gukanda comment n'ukuri pe, liking iyi video. Iyo ukanze like bingaragariza ko video mba nakoze abantu baba bayishimiye cyangwa se baba bayikunze bitewe n'ibintu mba nabahaye. Kanda like. Mu buryo bwiza bwo gukora subscribe, reba aho hasi handitse ngo subscribe, uhakore wongere ukoreho bwa kabiri, bahita bakubwira ngo all, uhita ukanda handitse ngo all, ugura ufunguye inzogera. Tugishyiraho video uzajya uhita uyibona mu ba mbere. Ubwo nibwo buryo bwiza bwo gukora subscribe kuri channel yacu. Ikimara kuyapdatinga barahita bakuzana inyuma, barahita kugara hano handitse ngo safety check, uhita wongera ukanda handitse ngo updates, uhita ukanda hano handitse ngo open with Palma Store cyangwa se hano handitse ngo just once, uhakore. So ukimara kuhakora rero urahita uza ukanda hano handitse ngo agree. Ugikora hano handitse ngo agree, urahita uza ukore hano handitse ngo back, hanyuma wongere ukore kuri iri tushe iri risubira inyuma rimwe, wongere ukore irindi, hanyuma barahita bakubwira gutya. Ugikora hano urahita uza ukanda hano handitse ngo okay, hanyuma ukanda hano uhita uza hano handitse ngo me, urahita uza ukanda hano handitse ngo me. Ugikanda hano handitse me urahita ukanda okay, hanyuma urahita uza hano handitse ngo free share, uhita ukanda hano handitse ngo send. Ugikanda send
uraza uhitemo ikintu wenda runaka, wahitamo Facebook, wenda reka duhitemo Facebook, urahitamo icyo ubonye nta ribi, uhita ukanda handitse send, ugikanda send urahita ukanda handitse ngo open, ni ugufungura bluetooth, uhita ukanda handitse allow, uhita ufungura na location, ukanda open, ukanda handitse ngo wire using the app, uhita ukanda hariya urekere. So hanyuma ukigera hano rero gutya kuri option, urategereza, urarambika phone yawe witonze, hanyuma urareba indi phone ya Airtel cyangwa se yindi irimo iyi application Palma Store. Urareba indi iyi phone irimo Palma Store, uze internet cyangwa se uraza hano kuri mi urebe ko nayo ifite aka kantu ka share. Nusanga itagafite urayapudetinga kumwe twabikoze kuri yayindi, urasubira inyuma uze ushyireho internet, namara gushyiraho internet uraza gutya ushyireho internet, utegereze ikimara kuba connected, urasubira inyuma uze hano muri Chrome, then uze hano muri search hano hejuru ushakira ibintu, wandikemo iri jambo ngiye kukubwira, urandikamo FRP file, FRP file .com/ bypass, usacinge. Iyi ni ya phone yindi tutari gukora, uraba ufashe indi phone y'undi muntu cyangwa se watiriye, hanyuma wandike gutya, urahita uza hano. Ukigera hano rero ukuntu bimeze, uraza witonze urebe ibintu ngiye kukwereka, uraza urebe aka kantu ngo Google Setting APK, hanyuma ukadownloading, dore ngaka Google Setting APK, uhita ukadownloadinga, hanyuma uraza ureba aka ngaka kanditseho ngo Google Account Manager 5, ukadownloadinge, dore ngaka Google Manager 5, aya ni ama ads uyakuraho. So wongera urebe Google Account Manager, urabona ko nako twakadownloadinze, urahita uza urebe n'aka ngaka ngo Google Account Manager 8.9.10, nako ukadownloadinge. Ibi bintu nyabone ubikore witonze, kore witonze, urahita uza ukanda hano handitse ngo download anyway, hanyuma numara kubikora gutya, ikintu uri bukore urahita uza udownloadinga n'aka ngaka ariko k'ingenzi, bypass FRP 1.0, nako ukadownloadinge. Ugikoraho bahita bakuzanira download anyway, urabona ko uje hano twose turi kwidownloadinga uko ari dutatu, urategereza turangire. Nyabone ibi bintu uko nabikoze aba ariko ubikora nawe, tegereza turangire. Tayari urabona ko akambere karangiye n'aka kabiri kagiye kurangira, dutegereze twose turangire. Nyabone subscribe ibe ingenzi, like ibe ingenzi, hanyuma usharinga iyi video ku nshuti zawe. Umuntu wese uzi ko ufite Airtel Imagine musharinga iyi video, kora ku kantu kari hasi kaga fresh kigonze ka share, hanyuma uhita umusharinga iyi video ayibike, kuko ndabizi ko azayikenera. Ategerezaho mara kwidownloadinga twose, urahita uza usubira inyuma uze hano noneho muri ya application. Bibaye byiza wabanza ukatudownloadinga mbere yo kuza kuri iyi phone gufungura ibi ngibi, ukabanza ukatudownloadinga. Uraza urebe Palma Store,
uyifungure, hanyuma urabona ko iyi ngiyi turi gukora, kanze mbibereke neza, urabona ko iyi turi gukora twakoze sendi, hanyuma urahita uza hano kuri iyi ngiyi ukore free share, uhita ukanda noneho receive. Ugikanda receive urahita akubwira gufungura ibi bintu byose: modify system, turn on bluetooth, access location, access camera, access storage, install apps n'ibindi. So urahita uza ukande hano kuri open, ufungure hano, usubire inyuma ukande open, hanyuma ufungure allow, ukande open, ufungure location, hano nyine uhita ukanda allow, ufungure kamera, ufungure hano access, hanyuma install app, ugire gutya, hanyuma uhita urekera. Then hari uburyo bwo gukoresha QR code, iyo uje hano ugasikaninga bihita bikunda. Iyo udasikaninze phone yawe ifotora nabi cyangwa se n'ibindi kintu uhita ukora, uhita uza hano handitse ngo Airtel, urabona ko iyi ngiyi yahise iyibona, uhita uza hano handitse Airtel, cyangwa se ugakoresha password bisanzwe, hariya hirya handitse ngo password connect, ugahita ushyiramo iyi mibare iyi ngiyi 2121, hanyuma hano reka dukoreshe ibi ngibi. Urabona ko application yacu yamaze kuza. Ikimara kuza noneho ikintu uhita ukora, wowe uhita ufata ya phone twa downloadingiyeho twa tuntu, dore ngiyi ugahita ukanda handitse ngo send more, ugahita uza hano handitse ngo APK hano, hanyuma ukohereza utu tuntu twa downloadinze, dore ngutu hano: Google settings, Android GAM, FireApp bypass, hanyuma ugahita ukanda send. Ugikanda send, ahangaha urabona ko turi kuza, dore ngutu hano turi kuza, bibereke neza turi kuza, hanyuma urategereza twose turangire. Urabona ko utu ngutu turi kugenda rwose. Google setting, dore ngiyi hano turi kuyohereza FireApp bypass Android 8910 GAM, nayo iri kugenda. So ategerezaho birangire, dore ngibi hano reka dutegereze birangire. Tegerezaho birangire. Nyabone mwibutsa gukanda subscribe kuri channel yacu kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Subscribe, ibintu bikomeze kugenda neza. Hano ko twarangiye, hasigaye akangaka ngo Android GAM, bategereza nako karangire. Ubwo internet igomba kuba ikiriho, hanyuma ikintu uhita ukora, urahita uza ya phone noneho ubu ngubu twari turi gukoresha tudownloadinga ntago tukikeneye, ureba aho uyirambika, hanyuma ugahita ufata ya yindi noneho turi gukora, ugahita uza ukabanza ukestara Google settings, urabona ko iri install, urayestara, urakoraho utegereze, urategerezaho akanya. Nyabone iyi video ndabizi ko uzayikenera cyangwa se urayikeneye, kuko niba utunze Airtel ntabwo ibi bintu uzabura kubikenera. Impamvu mpora mbabwira gukora subscribe, iyo ukoze subscribe uba uduteye inkunga ikomeye cyane yo kuguma kubakorera video z'ubwenge. Uhita westara n'iyi ngiyi, tegerezeho, hanyuma uhita westara n'iyi ngiyi FireApp bypass, tegerezeho, uhita ukanda kuri iyi ngiyi open, urafungura iyi ngiyi FireApp bypass iyo hagati, hanyuma hano bakikuzanira iyi option, making sure neza ko internet iriho, urabona hano bakikuzanira iyi option
ikintu rero uhita ukora, urahita uza hano hejuru kuri ubu budomo, ubu budomo butatu ubukoreho, bahita bakuzanira ngo browser sign in, uhita wakora, uhita ukanda hano handitse ngo OK, uhita wakora, barahita bakuzana muri browser cyangwa se gukora sign ukoresheje browser. Iyo ufite internet nkeya hari igihe bidakunda, ariko urabona ko twebise bikunda. Hanyuma urahita uza hano ushyiremo account, urakoresha email usanzwe uzi na password yayo, kadukoresha email yacu, hanyuma uhita ushyiramo password. Dore ngiyi email yacu tumaze kuyishyiramo, ugikanda next uhita ushyiramo password, hanyuma ukimara gushyiramo password uhita ukanda next. Ugikanda next urategereza, urabona ko iyi phone yacu iri mu yindi phone. Reka tubanze dukore permission cyangwa se tubyemerere kwinjiramo, dukore accept kugira ngo tubone gukomeza. Era option imeze gutya, urategerezaho, biba bisa nkaho biri kwikoresha, urategereza akanya gato, hanyuma uhita ukanda hano handitse continue wihuta, ugategereza nanone, tegerezaho witonze, uhita ukanda hano handitse continue nanone hano hasi. Ibi bintu ubikora wihuta, hanyuma ukaza ugafungura utu tuntu, uraza ukadufungura, cyangwa se niyo utadufungura hano biba bisa nkaho byarangiye. Uvuga ngo uraza hano muri browser hano, then ukore gutya. Ibi bintu uko mbikoze aba ariko nawe ubigenza, ushyiremo email, ukimara gushyiramo email uhita ushyiramo na password, uhita ukanda next. Ugikanda next utegerezeho akanya gato. Ibi bintu uko ndi kubikora aba ariko nawe ubigenza. Ahita kuzana option imeze atya, hanyuma reka twebwe duse nk'abakora accept kugira ngo email yacu bayemerere gukomeza. Tukuzanira option imeze gutya. Hanyuma urabona ko telefone yacu izimye. Ikintu uhita ukora, ugomba kubikora ufite umuriro, uratsa phone, ariko ndakeka byari byarangiye. Uratsa phone tegerezaho akanya gato, ugikora biriya bintu ihita yiristatinga. Urahita uza hano kuri next bisanzwe, uhita ukanda next bisanzwe, nanone ukande Skype, hanyuma wifi iraba iri connected, urakoraho gutya ukande disconnect, uhita wongera ukande gutya ibe connect. Tegerezaho irahita iba connect. Ugomba kuba ufite internet, ibi bintu ukabikora uko nabikoze, nta kintu na kimwe uyishe cyangwa se unyuranyije nuko nagikoze. Tegerezaho, idahise ikunda, ukandaho gutya ugakora forget, hanyuma ugasubizamo password. Shyiramo gutya, ugasubizamo password, tegerezaho. Nabone ibi bintu ngewe mfashe uyu mwanya nkora video kugira ngo iki kibazo tazagira umuntu uzongera guhura nacyo akibaza uko yabikora. Iyo ubonye bitinze ubigenza atya, ukora forget, hanyuma ukaristatinga phone.
ukora restart ugategereza telefone igahita yongera ikiyatsa. So ikimara kwaka ikintu uri buhite ukora urakanda next bisanzwe, ukahita umaze gukora restart ukande next, hanyuma ukande Skype, then noneho uze wakonekta wifi, wakonekta wifi rimwe wifi. Ukimara kuyikonekta urategereza akanya birahita byiyimura cyangwa se birahita bikomeza ku yindi step, urategerezaho. Urabona ko bise bigera kuri iyi option, urahita ukanda next, uhita ukanda hano handitse ngo I have read and agree to the above terms, uhavive ukande next, tegerezeho, tegerezaho. Nyabone ibi bintu ubikore uko nagiye mbikora, tegerezaho, bifata iminota mikeya cyangwa se bifata akanya gato, tegerezaho. Hano ko internet hano ifite imbaraga nkeya cyangwa se uhita ukanda hariya Skype, urashaka ugakonekita indi internet, ugahita ukanda accept, ugahita ukanda hano handitse ngo Skype, hariya hejuru tayari urufunguzo ruba rwamaze kuvamo, ugahita ukanda hano handitse aka kantu k'agafresh. Urabona ko telefone yacu twayisoje, boom, direct twayisoje. Urabona ko telefone yacu ihise irangira, telefone yacu ihise irangira vuba cyane. Noneho iyo usoje uraza ukaba wasiba ya ma application uba wamaze kwesitaramo, dore ngaya, ukayasiba ukaba wayakuramo. Hanyuma ugahita uza ukaba wakadingamo indi email cyangwa se ugashyiramo indi account. Ndabizi ko ukibona iyi video ukiyisoza ushobora guhita utarutsa video cyangwa se ugahita uyikuramo, ariko nyabone mbere yuko ugenda byibuza shyiraho like, ikindi andika comment umbwira ati byakunze cyangwa se byanze. Niba byakunze byandike muri comment. Nyabone mujye mwibuka gushima, kuko iyo umuntu agukoreye video, iyo mfashe umwanya gukora video, biba byiza nyine iyo wanditse muri comment ukambwira ati byakunze, bintera motivation yo kubakorera izindi video. Ikindi ni ukuvuga ngo iyo urayikinze video nabyo biradufasha. Ikindi ikibazo ufite ugishyira muri comment kugira ngo tujye tubasubiza muri video z'ubutaha. Tayari telefone yacu twayisoje. So tuzabonane muri video rero y'ubutaha. Ngiye twari kumwe, nitwa Alan Tech.